ubundi nusenya ubuzima bw'umuntu ukoresheje ikinyoma ujye ubifata nk'ideni uzishyura mu gihe runaka. ndasubiramo ako kantu. Nusenya ubuzima bw'umuntu ukoresheje ikinyoma ujye ubifata nk'ideni kandi ridaciriritse uzishyura imyaka myinshi. Ntushaka turimbwa ndamubwira ntuzi kwitegereza ntigendera. nta bihe bibi bihoraho uko byagenda kose, nta kintu na kimwe kitagira iherezo. uyu munsi uri mu bihe bibi ariko ejo bundi birashira. ni ku isi imeze. uyu munsi turishima, ejo tukababara, ejo tukongera tukishima, ejo tukababara. niko ubuzima bumeze, ariko icyangombwa ni ukumenya ko ibyo bihurimo cyane cyane ibibi bitaguherana. ni byiza n'ibyishimo, ntiwishime ngo bibagirwe. ubundi kumbwira ngo abantu ntibanyemera, ubundi se nanjye siniyemera. uretse n'abandi nanjye siniyemera. hari igihe numva abantu bihaga bipompa, uba wiyemeramo iki kandi uri kwiza. Pawulo yaravuze ngo niki mufite mutahawe ngo mukirane. nta muntu muri twese utifuza kwicarana, gutindana, kubana n'umuntu ufite urukundo. ntawe. urukundo ruratractinga, rurakurura. umuntu ufite urukundo wumva mwabana iteka, wamuguma iruhande, wamwicara iruhande, kuko ibyo akora byose biraryoshye, birimo urukundo. umuntu ufite ibyishimo niyo wabitakaje harabikwanduza. izi mbuto zose ziratractinga. Wese abantu iyo bari kuvuga cyane uhangaye nabo ari utabatsinda, ariko nta kintu cyatsinda silence. biragoye ko ari ikintu cyatsinda guceceka, kuko burya umuntu uvuga amagambo menshi agaragara nk'umuntu ufite ubwenge buke cyane niyo yaba bufite. umuntu uvuga amagambo makeya agaragara nk'umunyabwenge niyo yaba ari umuswa. so rero iyo ushaka gutsinda urubanza rurimo amagambo, harimo ubwenge cyangwa atarimo ubwenge,